ndashaka dutega amatwi twumve aya ni amajwi ya nyuma y'uyunguyu y'umugabo Ruberi, niba ari Ruberi, nyuma yo kumwica yari rukansa ajya mu gishanga atama ikoti rye. So ahangaha aba yahamagawe nyuma y'uko bukeye bwaho, nyuma y'ahatorokeye ahunze akimara gukigeta uyu mukobwa ijosi, kuko yamukase ijosi, arangije kumukata ijosi amutera ibyuma 2 mu nda. So reka twumve nyuma yaho ni ibiki avugana na kuvugana n'uyu muntu. Ego aberanyo onde aberanyo Amerika aberanyo shantuka shantuka ariko yame mukiye muhungu wanyu ndaguhemukiye bame mukire inshuti yanjye ngo wikoze mu nda mwana wa mama. Jani bike mbiri ko ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zo zivuga ko wishe Mutoni se shaho. Nari y'Imana mu ijuru ahubwo ngenda numiwe. Ubu ngubu uri guhama uzi ko nimero zawe zananiye zose naguhamagaye mu gitondo nkubaze ati ushaka kubaza amakuru ntaramenya none yumva amakuru ngo wowe nana saje kaza gukankoye ikaza gukuye ndabizi se nshuti yanyu gikango vugisha nambabarire mwana nyine nayumve turi kuvugana nyine nimero iri ariko sinzi impamvu we yakunaniye. Nimero ya Ruberi iriho nimero yiwe ndetse yiwe muhamagayeho. Ruberi yo bite mwana sham nshuti byagenze bite koko mubwira cyane shambwira no kwimana. Ejo naje no gukureba mani nanga gukubyutsa uryamye mana narindi maso narakumva bavugisha ukuri ntago nansuze ntago naje umuhinjira mu gikoni nkacaho muri kakazi nakoze ngo ntushaka ngo reka kugukangura narabivuze ngo ndeka gukangura rwose nasohotse ndo bivuga. Guys, mutapinga screen. None se wamusenze guki wanze kumvugisha? Reka nkubwire Ruberi umuca muntu utekereza byinshi, umutwe w'umuntu utekereza byinshi. Umvaga nafite mu mucanga bika uteza amatwi nawe naguruna ateza amatwi nagiye kubyumvane kanga afite 70 na bine. Ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe? Ubusanzwe ni 78. Ndazi n'isi cyo yabwiye mare ni yahemu n'icyo n'ahandi kubyatara orige yibuke umunsi yazaga avuga ngo ashaka amafaranga. Mutega amatwi umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano mbagaze hanze ndabyibuka kugira ngo nataguha ndakwihera ngiye ibyo jambo wararimbwiye urezaga ndabona bifite impamvu ndakubwiye numvaga byibuze kugira birangire neza akanababara cyangwa kuvugisha amagambo uriya mugore naramukundaga wese mu byumba naramukundaga cyane kumukunda kamwica uretse we gikazi uretse urumva yego nawe rimwe nawe kukisha none twashaka mu kamwe namwe ndababwiye nigeze ndumva aho gusa navereje Sandrine SMS Sandrine
kare akantu arambwira ngo urimo sohotse nanamubwira ati kirasinziriye cyane nanze kujya byose areka nigende narenzemo imbere ariko nawe ndi gutekereza ku umuntu anyuma amafaranga akwimye amafaranga kigaragaza ko umuntu adashaka umuntu itubane hari umunsi cyagenda guhamagarira mu gihugu ahantu Bruno uri umuntu w'umugabo guhamagara ngo usange kwa Runga bwiruka warampamagaye urambwira ngo usange kwa Runga ngo byihutire ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa noneho nyuma urongera uramubwira ngo ariko ngo usanze kwa Runga ndakubwira ati ndaje ibyo ndabyibuka uribuka umunsi ndawibuka rwose hari ku cyumweru nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda mbere wigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi hari cyuzuye hasigaye isaso ubwo munsi ndahamagara bari bari gukora isaso isa nabi isaso nshaka kubijyana ku buyobozi ariko nita araza ahageze arambwira ngo iturize ryihorera ibi n'ubundi gitanda amafaranga baguciye ni makeya ndakubwira ngo iki gitanda ntabwo nzakiryamaho ntabwo nize kukubwira urumbwira ngo gukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga ndakubwira ati nazajya muzabwira ko wakiguze amafaranga turi amutipe n'inshuti yawe uzi uko twabiganiriyeho nanjye twabiganiriyeho ndabyibuka bari bakoze nabonaga isa nabi imbaho atazogera hakundi bose mbahura bisi itaraza arambwira ngo ituriza aya mafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose ndamubwira ikiganiro uzakigurisha ibyo nta kintu naryama aragendera ndamubwira ikiganiro n'urubuga rw'akazi inywere kwa Mutoni nsiga hariya kwa Rugo ageze ngiye kubona umuntu abaje wazanye kumva nitaramubwira uzayibaza ati zawe nagiye aramubaza ngo iki gitanda waracyana ngavuga ngo simbizi byiwe arigenda birarangira ariko ukabona umugore ntashaka kumvugisha arasa hirya hino akora ibyo kuri telefone uko yishakiye nta n'ikibazo mba mbifiteho mba niyicariye mu gikari amaze iminsi gikaza arabizi nta namubwira umuntu ari kusuzugura njyewe mw'abantu nawe na kakantu ndashaka nubwo biri kumvikana mwe muri kumva kuri TikTok mutapinga screen hafi abantu 1000 sinzi ikintu mutegereje vraiment mutapinga screen njye ndashaka tugira twumve kuko kugeza amasaha details zo kutumvikana ndashaka kugira ngo agere ahantu yafashe umwanzuro wo kwica uyu mwana w'umukobwa ariko ikintu kiri kuntungura we uzi ko ari kuvuga nk'umuntu usanzwe nkaho nta cyabaye uzi ko ari kuvuga nkaho ari ibintu biri normale urumva ko ari umuntu wo gutera mu nyumvira umuntu wishunda ukuntu ari kuvuga mutega amatwi mwumve mutapinga screen ndababara maze niturije ntashaka no kuvuga cyashize n'iminsi nanjye yashize iminsi tutabonana pe ejo buriya naje nje mvuga nje kugutuka nk'ubwo atagusha wanguye amaboko neza waranditse none uzi ko n'abantu bose bambuze umuntu yampamagaraga kumubwira ibintu bize kandi nicaye mu nzu ese rwe karame niba ushaka ko twavuganye tujye narwangirwa ngo tuze kukureba wanjye nicaye mu nzu wari uhari ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza kujya kutica umupango wawe narayitanze wabirangiye oya byari bitaraba
nese rube wamufashije man ngo uriya mutoni wamwigondeye ese umva nkubaza uragera mu bwiro ko byagenze man njye ntabwo ndi kubikurura man nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu ugafata umwanzuro wo gukora bya bintu. oya wenda uri kukubyishyiraho ariko njye nturi kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafashe ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batureka mbyiteze ariko ntabwo wabikora nko muri kodire mwese ubu njye sinarikodira sindi kodira akagima ari rikodira ntabwo ko nagira ukodira uno buhamya rube ngiye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahura nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenye ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe basoma nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byagenze kugira ngo nahageze njyewe nabibonye ndumirwa se tugiye gutaha turahoberamo kaje kazarabizi ko twari gutanga nabindike ikazi wambara ugaceceka zikazarabizi kuko umunsi yari ahari uko byagenze umunsi uje ku mugoroba akambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yaguka hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote naraza mwese muri kodinga ku kantu ndayibabwiye yego nta kibazo yego urwibutso yego nkanambika nca ahantu taxibisi ndahima kiri bisi no kosendesha kiri bisi yewe akajibisi gato bitandukira kujya ku kazi ngezeho mbaka ji ya mari nanayishyura ishyura kuri telefone atanu yishyura ku manywa ikindi cyuma kirimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byiza cyane ntekereza gukora iriya nyine ntabwo byansose namubwiye ngiye kukwandika akantu ntereye ntabwo ndi nkora ku musatsi musubiza inyuma neza areba hirya akoze icyuma cyanjye kiba gitari akagwa hasi wese ukata ubu harimo mwashakaga none tukora mu rubavu no ku kuboko bamutemye se urube ngo hari mu rubavu no ku kuboko arakubeshya ntajya n'umuntu ukubeshya none hasi sinamwiboneye uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yagiye ku ntebe agwa hasi kuko amaraso yuzuye ibikuta byose nabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso iratera amaraso atahita asimbuka birumvikana icyuma gikubye rube wakebye n'inzoka gusa wakebye uzajya wese kumukura muri moruga
nta nubwo nakujejeho ribi kenshi ni rimwe ryonyine ugiye kumwambika akantu mu ijosi ugiye kumusubiza inyuma kubera yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika, yamubwiye ngo ngwino mwahoberana ngwino mwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha. ngo nyine nibwo yahise amucishamo icyuma. mbese uravuga yari afite mu ntoki kandi aho yakingisha hanze barimo basohoka n'abagore bagiye gusohoka. sha mwana buriya umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo yarababaye wa muntu we numvaga mu buzima bwanjye ngomba kwituriza nayo ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore. muri inshuti zanjye wirira amazi nimbabara akorore mu buzima bwanjye iyo umureka rwose uzabone n'undi mugore. uriya niwe muntu mwari mukunda kujya mu vutsu kumwica koko kwica umuntu rwe ubu cyabinteye kugira ngo umuntu koko yumva nabi. ni iki cyabiguteye kwica umuntu kwica muto? ikibazo ni kimwe, amafaranga atari umunsi utayahiye. amafaranga igihe wahombeye 300 nicyo cyatuma wica umuntu kandi umusaba ukuntu nabayeho bayijyanye kuri ribu bagufunze rero nabyuka zaragiwe nabaye ahantu hari ahantu umuntu ahaheye arahazi urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwigaho neza nta muntu yanduranye nagufashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itazi ndituriza mu mutwe wanjye ajya kuzurwa rero imbere y'abantu ajya nyizumba imbere ajya kwizumba imbere mani rubere ngiye kukubwira ikintu aruta mama ruhande mwabyaranye ntibareshaga uko yareshaga siko yareshaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakageraho bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo bizi ko wagiye wimbwira byose. uriya mwana reba akana kiwe asize, reba umwana wawe usize, none mwana ndebera nawe reba akana kiwe asize. Bebe ahura hafite igihe kingana iki? ahura twakwega ariko hareba ndi kuhareba pe ndikura n'ukuntu ubayeho nabi. wakijyanye kuri ribu umva nkubwire rubebe, umva nkubwire sibyo, ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse n'urupapuro wanditse twarubonye. umva nkubwire rube kandi abigenda bangiye abantu abo wabirangiye bavuze barabibona. ifate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mu kanya ndaje ndege. rube wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera mu gihe bwashize bari gukeka uwamwishe none urabyivugiye ijyane kuri ribu ibintu bigende neza. mufate n'amarikode ujya kuri kode n'ubyivugira no kuri ribu biroroshye rero ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose cyangwa uracyemera wabikoze utubujije inshuti wowe kabyara ijyane kuri ribu n'undi bintu muri kunyigisha ibyo byose none ko avura amariki ko nurangiza gutaba amaraso uracyakora icyo ubwihisho tuzabuba mu gihe duhereze icyo nihisha mwese uriti wihishe ubu iwanyu ko baje bakubonye ubuzima n'umabwiye ubu mama warasinzira ubuze
tube tureke ahangaha gato mbabazi, ibyo ndi kumva nibyo muri kumva? Ndi kubaza mbere yuko nkomeza, ibyo ndi kumva nibyo muri kumva namwe? Yesu Kristo